agahinda ni kenshi bana b'u Rwanda, twabuze abato n'abakuru muri jenoside yakorewe abatutsi. Agahinda ni kenshi bana b'u Rwanda, twabuze abato n'abakuru muri jenoside yakorewe abatutsi. Tugandagaje tubibuka, tuvugana urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Tugandagaje tubibuka, tuvugana urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Sinamenya aho bakujugunye, sinamenye n'ijambo rya nyuma, rimwe na rimwe njya nibaza kukiriho nkagukumbura mubyeyi wanjye. Tugandagaje tubibuka, tuvugana urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Tugandagaje tubibuka, tuvugana urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Ya ntebe wakundaga kwicaraho mu rusengero, iyo ngezeyo ndayireba nkakwibuka, abuzukuru barakumbaza nkabura icyo mvuga, nkabajyana ku matongo nkashengurwa n'intimba. Ubu ufite abuzukuru utamenye, twazanye kukwibuka mubyeyi, kandi tuzahora tukwibuka. Tugandagaje tubibuka, tuvugana urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Tugandagaje tubibuka, tuvugana urupfu babishe, intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka. Intimba n'agahinda mwajyanye, ibyo byose turabyibuka.